mbahaye ikaze kandi mbifurije kugubwa neza aho muri mu bice bitandukanye mubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Reka tugaruke ku makuru agezweho. Amakuru agezweho aravuga yuko Perezida Paul Kagame yirukanye Aspi Ruterana n'abandi 218 muri RCS. Iyi nkuru ikomeza igira iti Perezida Paul Kagame yirukanye mu rwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS, Assistant Commissioner of Prison ASP yitwa George Ruterana na bagenzi be 218. Dr. George Ruterana ubusanzwe ni muntu ki? Uyu usibye kuba yakoraga mu rwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa yanabaye umusirikare. Turabigarukaho byose rero. ASP Dr. Ruterana yarasanzwe ari umuyobozi ushinzwe ishami ry'ubuzima muri RCS. Uru rwego nirwo rwemeje ko we n'abariya bagenzi be birukanwe n'umukuru w'igihugu, nubwo impamvu yatumye birukanwa itigeze itangazwa. Itangazo rya RCS kandi rivuga ko Perezida Paul Kagame yasubije mu buzima busanzwe 8 bari abakozi ba ruriya rwego, abandi 2 barasezererwa. Umukuru w'igihugu kandi yashyize mu kiruhuko cy'izabukuru ba commissioner cyangwa ba commissioner barimo SP John Bosco Kabanda, wari umuyobozi wa division ishinzwe uburere mboneragihugu muri RCS, cyo kimwe na ba ASP Camille Gatete, Mugisha Munana Salima na Rutayisire Shoza Emmanuel. Ba ofisiye bakuru 10, ba ofisiye bato 14 na ba sous-ofisiye n'abawada 60 nabo bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Usibye abirukanwe, abasubijwe mu buzima busanzwe basezerewe ndetse bashyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru. Hari n'aba ofisiye bakuru ba RCS bazamuwe mu ntera. Aba barimo ba Chief Superintendent of Prisoner CSP Moses Ntawiheba, John Dusa na Kamugisha Michel bahawe ipeti rya Assistant Commissioner of Prisoner ASP. Ba Senior Superintendent Beatrice Uwamahoro, Olive Mukantabana, Jean Pierre Olivier Bazambanza na Sengabo Emmanuel Hilari bo bazamuwe mu ntera bagirwa ba Chief Superintendent. Ni mu gihe ba Superintendent Mukeshimana Maria Rose, Butera Godfrey, Ntakirutimana Eric, Mukeshimana Mwizerwa Dative, Niyindora Theoneste, Bugingo Jeannette, Ishimwe Emmanuel, Mbarushimana Alan Gilbert, Mugisha Alexis Celestine, Muragizi Patrick na Ntwari Remy bazamuwe mu ntera bagirwa ba Senior Superintendent. Hari n'aba ofisiye bato bazamuwe mu ntera barimo 3 bahawe ipeti rya Superintendent bavuye kurya Chief Inspector CIP, mu gihe 10 bahawe irya Inspector IP bavuye kurya Assistant Inspector. Basuze ofisiye n'abawada nabo barimo abazamuwe mu ntera barimo 62 bari ba Sergeant bagizwe ba Senior Sergeant, ba Kaporo 20 bagizwe ba Sergeant, mu gihe ba Warden 77 bahawe ipeti rya Kaporari. Ngayo nguko ngiryo itangazo cyangwa ngibyo ibyavuye muri RCS. Uru n'urwego bakunze kubita abasorovia, abo n'urwego rushinzwe gucunga imfungwa n'abagororwa. Harimo abirukanywe, harimo abazamuwe mu ntera, harimo abashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Gusa by'umwihariko urumva abandi bo birumvikana, buretse ko bose byumvikana, ariko ahantu habasigaye urujijo ni kubigendanye n'ababa birukanywe. Ese bahowe iki? Ese bakoze ayahe makosa? Twebwe turakomeza kubakurikiranira tumenye ngo byifashe bite, ese ababirukanywe bazize iki. Reka rero tugaruke ku buhamya bwa Ruterana, uko yarokotse genocide nuko yaje kuba umusirikare. Byagenze biti?
umuyobozi ushinzwe cyangwa warushinzwe ishami ry'ubuzima mu rwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS, Dr George Ruterana yatanze ubuhamya bw'urugendo rwe mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu gihe cyayo, nuko yayirokotse ndetse n'ukuntu yinjiye mu gisirikare no kugira ngo afatanye n'inkotanyi kuyihagarika. Ni umuhamya yaraherutse gutangira ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi, ubwo Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagiri yibukaga ku nshuro ya 30 abazize jenoside yakorewe abatutsi, barimo n'abari abakozi bayo basaga 800 kuva 1985 ubwo yari umusore muto w'imyaka 19 y'amavuko kugeza 1994. Aspi Dr George Ruterana yari umuforomo mu ivuriro ry'ikigo cyari gishinzwe ikawa cyitwaga Okila Cafe. Yavuze ukuntu muri icyo gihe nta batutsi benshi bemererwaga gukora muri Ocial Cafe, ku buryo muri iyo myaka 1985 wasangaga bake bakoraga muri icyo kigo bahura n'ibibazo byinshi kubera politike yari iriho icyo kugira 10% bahagararira abandi mu bigo. Wasangaga n'abaki barimo ari abahanga bakenewe cyane kuko bakoraga ibintu bitapfaga gukorwa n'uwari we wese. Ati politike yari iriho bafatagamo bake, abandi bo bantu bari bahari mu by'ukuri bari abantu b'abahanga cyane ku buryo mbega bavugaga ko ari abahagarariye rya 10% bageneraga abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. Mu myaka rero y'1990 aho FPR itangiriye urugamba rwo kubohora igihugu, nibwo ibintu byatangiye gucika kuko icyo gihe baje muri icyo kigo baza kudusaka bavuga ngo dutunze intwaro. Icyo gihe batwayemo abantu nka 4 kuko aho twabaga muri icyo kigo twabaga mu nzu twari twarahawe n'akazi. Abakozi babo b'abakada baraducumbikiraga. Ubwo nanjye nabyungukiyemo kuko nge barankeneraga cyane kubera ko nari umuforomo. Icyo gihe habagaho malaria itoroshye, bagomba kumbona nk'umuntu uri gutera urushinge rwo mu gitondo na nimugoroba. Dr Ruterana avuga ko guhera icyo gihe abatutsi bakoraga muri icyo kigo noneho batangiye gutotezwa ku mugaragaro, bagafatwa nabi bikomeye, biza kuba bibi kurushaho hamwe hamaze kwicwa umugabo witwaga Gatabazi ndetse n'uwari umunyapolitike wo muri Sederi witwaga Bucyana Martin. Icyo gihe rwose babagabo twita ko ari abateguwe batuye ibihiri n'imihoro baravuga ngo turabamara, kuko nibuka ko icyo gihe twasohotse mu kigo tujya kurara muri Hotel de Mille Collines, tuhamara iminsi 2 twaragize ubwoba bwo gutaha. Bigeze aho baza kudutwara ngo tugaruke mu kazi ngo ni amahoro. Nanone byongera kuba hari umugabo wiciwe hariya ku Gitega bitaga Katumba, wari umukuru w'intera hamwe. Yavuze ko icyo gihe nabwo bongeye gutotezwa barahunga ku buryo bageze ubwo abatutsi batinyaga kurara mu ngo zabo kubera gutinya kwicwa. Ubwo nabwo twarongeye turahunga, ariko ubwo no hanze abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bari baratangiye kuzajya bareka kurara mu ngo zabo. Wenda utuye ku Kimisagara akavuga ati reka njye kurara Igikondo, ntabwo banzi, ariko kandi ugasanga ntacyo byamaze kuko abantu bari baramaze kubarura, bari bazi aho bari. Iyo wagombaga kugira aho uhungira wahungiraga kwa mwene wanyu, naho ugasanga bamaze kuhabarura. 1994 ubwo indege y'uwari perezida Habyarimana Juvenal yari imaze guhanurwa kwica abatutsi muri icyo kigo, ntibyahise bitangira kuko batangiye guhigwa nka nyuma y'ibyumweru 2. Gusa intera hamwe zavaga mu Gatenga zitangira kuhatera. Abari kumwe na Ruterana bigira inama yo gushaka aho bihisha imbere muri Ocial Cafe.
icyo gihe hahise hanatangwa itegeko ry'uko abakozi bose b'icyo kigo basohoka mu kigo bakajya kuri za bariyeri. Ibyatumye bamwe mu batutsi bakoraga muri icyo kigo batangira kwicwa. Gusa Ruterana wari umusore ahava yiruka ntiyajya kuri bariyeri. Ati nagiye ngana ku bitaro bya CHK bahita banampayo n'akazi, ariko ubwo hashize nk'iminsi nk'ibiri hari abana babaga muri icyo kigo cyacu, nyine ababyeyi babo baraho ngo bari bamaze ngo kuza kubafata mu kibisi bababeshya ngo bagiye kubahungisha, kumbi bagiye kubica. Abo bana nibo barashwe amasasu. Hari uwo barashe mwita ko waje kugwa mu bitaro, ariko harimo abandi babashije kurokoka. Nibo bambwiye amakuru y'abantu twakoranaga ko bose babatwaye bajya kubica. Ubwo abo bana nagerageje kubavura ndabapfuka, ariko mu kanya gato nanjye baza kumenya ko nahungiye ku bitaro baza kuza kunshakayo. Umuntu arambwira ati ntiwongere gusohoka. Uko yinjiye mu gisirikare no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Ruterana rero akomeza avuga ukuntu yagumye mu cyumba cyabagirwagamo abivuza kugeza ubwo interahamwe zivuye muri CHK. Kubw'amahirwe aza kubona imodoka y'umuryango utabara imbabare Croix Rouge, ahita yinjiramo imukuraho. Ati haza imodoka ya Croix Rouge, nsohotse mpita nyikubitamo. Ubwo naje kuva hano mu Kiyovu nshakisha aho inkotanyi ziri, baninjiye mu gisirikare gutyo njya gufasha abandi urugamba rwo kubohora igihugu. Nyuma y'urugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi 1994, Ruterana yasubukuye amasomo ajya kwiga ibijyanye n'ubuvuzi medecine. Nyuma yo kubirangiza nibwo yagizwe umuyobozi ushinzwe ishami ry'ubuvuzi muri RCS, akaba arizo nshingano yari afite kugeza magingo aya. Mu butumwa aherutse gutangira ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi, yihanganishije abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ndetse anasaba abana babashibutseho gutinyuka bakunga umuryango nyarwanda babifashijwemo na leta n'abandi barimo ababyeyi babo. Turabakunda cyane, reka tujye twibanira amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Ntabwo ntinza ahangaha, ndagira ngo nkomeze mbakusanyirize mbategurire n'andi makuru atandukanye abari kugenda avugwa.